Shalom shalom, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nongeye kugaruka kwamaze kumenyera ndi wa mubyeyi ahari mumenyeranye. Kuba tanze natangira nibwibwira niko mukarugirav Valentine, ndi mubyeyi Imana yagiriye ubuntu. Imana nishimwe, nari maze igihe ntaboneka ngwaye, ariko ndashima Imana ko yongeye kumpa akanya ko kongera kugaruka kubasuhuza. Imana iduhane umugisha. Numvaga rero natangira nshima Imana. Reka nshima Imana, ariko natangirana n'agakorasi. Yesu ni mwiza n'umunyamahoro, ntabwo bamfite Yesu, ntabwo bamfite. Yesu ni imbaraga z'abaguhungiyeho, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Yesu ndashinganye uri muri nge, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Yesu urukundo uri muri nge, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Yesu urumukiza ugendana nanjye, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Yesu ndashinganye mu maraso yawe, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Yesu ndagukunda, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. No mu ntambara no mu makuba, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Yesu nkushinzweho uru rutare, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Nubwo bandoga bagacura imigambi, ntabwo bamfite Yesu, kuko nkufite. Yesu ndashinganye mu maraso yawe, ntabwo bamfite, ntabwo bamfite. Yesu nkushinzweho, ntabwo bamfite, oya, ntabwo bamfite. Nubwo bandwanya ntabwo bazatsinda, ndi umunyembaraga, ntabwo bamfite. Nubwo n'imiryango nayo yahaguruka, ntabwo bamfite Yesu we, kuko nkuriho. Haleluya, haleluya. Ntabwo bamfite Yesu we, ntabwo bamfite. Yesu ndashinganye, ntabwo bamfite we, ntabwo bamfite. Yesu ndashinganye mu rukundo rwawe. Haleluya, haleluya. Ntabwo ba glory my desire this God even my rashive. Yesu gira neza uru rukundo. Reka ntangire ngushima. Ndagushimiye Uwiteka Imana yacu, ndagushimiye nyakubahwa Imana ugira neza, ndagushimiye mu bihe byose binyuzemo Yesu Kristo. Naciye mu bigoye Yesu Kristo, naciye mu bigeragezo n'ingorane, ariko wowe wangiriye neza, wambaye hafi Yesu, wabanye n'umubiri wanjye, urinda ubugingo bwanjye Yesu, wagize neza. Ndagushimira ko Uwiteka Imana mwari wabashiye kugeza kuri uno mwanya, nongere guhamya kuri Imana. Uri muri njyewe Yesu Kristo nkushinzweho, ndi mu gakiza kawe wambaye Yesu Kristo, ayidatsa mwiza. Ndagushaka kuri urugendo wamaye kugenda Uwiteka Imana, washyize muri ya nzira Yesu Kristo yo kugenda nguyo nzira, ni inzira yo kwera no gukiranuka Yesu Kristo, ngo umugenzi ngo nubwo yaba ari umuswi Uwiteka ntabwo azayiyoba. Ndagushima ko nanjye washyize mu nzira yawe, umpe gukomera Yesu Kristo, umpe kugushikamaho, urinde kugenda ingendo z'abandi Yesu Kristo, kuko benshi Uwiteka Imana muri nosi ijambo rya ryarambwe ngo bamwe bizera Uwiteka Imana, bizera abana b'abantu, bizera Uwiteka Imana, bakwizera ubutunzi, bakwizera Uwiteka bakomeye, ariko nkwise kuko uri Imana
yanjye Uwiteka Imana. Ngo wamwe Uwiteka Mana kuko babasha kwizera bakomeye. Nge nta wizeye Uwiteka Mana umwana w'umuntu wagira icyo amarira, ariko ubasha kugira icyo umara kuko nkwizeye Yesu nkushinzweho. Ungire neza Uwiteka Imana, ugire neza bankurikira kuri no channel yanjye. Mu izina ryawe Yesu Kristo sabye n'imbaraga. Ndasabye gukomera mu izina ryawe Yesu Kristo. Uhembure itorero ryawe, uhembure abantu bawe. Datsa mwiza wahamagaye Yesu Kristo ukomeze ubasiga amavuta kugira ngo ubashe guhekezwa n'ijambo ryawe. Ugiye gushingwamo neza rwose Yesu Kristo. Tuguhamye dushize amangu Uwiteka Imana. Ibisengo bibaye byinshi muri no Uwiteka Mana. Ibigirwa Mana bibaye byinshi, abizerwa babaye benshi. Datsa ugiye kugushingwaho rwose cyane. Abamaze kukwizera dushingwe muri wowe, kandi tuguhamye dufite amanga gwa pashite kromedeta reshade kreve marashive glory. Uri Imana yumva gusenga Yesu Kristo. Nukura gushikamije umutima ntacyo bazaba. Ijambo ryawe ryaramwe gusuka bizakuba gutegereza. Mwabekeka baba amasezerano nta mpamvu. Nanjye ngushyizweho Yesu Kristo. Nanjye amasezerano nyagumyeho. Hari icyo wamvuzeho Yesu. Hari icyo wavuze ku murimo wawe Uwiteka Imana. Hari icyo wavuze ku muryango wanjye. Hari icyo wavuze Uwiteka Imana we. Nubwo Satani yahaguruka n'ikuzimu bakazikuka, abadayimoni bakazikuka Yesu Kristo we, waje gushingwa mu murimo wawe. Undengere ungirire neza. Uri Imana Data. Bamwe nabonye bashaka kuba basenga inka, abandi bagasenga ibishushanyo runaka, abandi bakisenga Uwiteka Imana ibyakozwe n'abana b'abantu, abandi bakasenga Uwiteka Imana ibidashobotse Uwiteka Imana, bakizera dagoni, bakizera ibibajwe. Ariko Uwiteka Imana ngiye nkwize nk'Imana ishoboye. Ushinzweho Yesu Kristo urukundo rwanjye, uri ibyiringiro byanjye, maze igihe ndwaye waranyijije, wangiriye neza Yesu Kristo, wambaye hafi, wambere umutabazi. Nukuri Uwiteka Mana umuvandimwe atawe warabaye, Uwiteka Mana aho kwizera Uwiteka batawe warahabaye, wambaye ukweringirwa Yesu. Nkonje kugushimira Imana igira neza. Nyemera nkuvuye kuko uri Imana yo mu ijuru, nyemera kuvuye kuko uri Imana ishoboye, nyemera kuvuye kuko izina ryawe witwa Uwiteka Imana nkuru. Nuko ndakwinginze kugira ngo Uwiteka Imana uno mwanya bwo mugisha Uwiteka, abazajya bashaka kunkurikira ujye baha umugisha, kandi rwose mwamume kuguhamya ntashidikanya. Yewe Yesu we, twawira ibyo mwese ariko bishuri tukazayibona. Abenshi baturiganye ariko ibyo twariganyije tukazayibona. Yesu Kristo baduhiga ariko abaduhiga bakatwirukankana ntibadufite ko turishishwe muri wowe Yesu. Urakoze kuri imbaraga zanjye, urakoze kuri agakiza kanjye, urakoze kugura byose kuri njyewe Data. Nuko icyubahiro n'ubutware n'ibibi byawe uganze muri njye, kandi umurimo wampaye ukomeze kuganza muri njye kuko uri Imana. Uzandinde gucika intege Yesu Kristo, uzandinde kugenda ingendo z'abandi. Mu izina ryawe Yesu Kristo ngoze kwamagara imbaraga z'abadayimoni na Satani bateza Uwiteka Mana intege nkeya mu murimo, bateza uburwayi mu izina rya Yesu. Bahagurukira mu miryango Data, bahagurukira Uwiteka Mana mu batakwizeye, bahagurukira mu nshuti mu izina rya Yesu. Ndatwika nakongera imbaraga z'ikuzimu na Satani, ndatwika nakongera imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana we, wagabije umurimo wawe umpa imbaraga kugira ngo mbashe kuwukora neza. Musenze nizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Murakoze. Amina. Amena. Imana rero nikomeze duhane umugisha. Ndanezerewe inshuti zanjye, nubwo nari maze iminsi ntaboneka, murumva ko n'ubundi nagize ikibazo cy'uburwayi butandukanye. Ngira ikibazo cy'umugongo, njya nkunda kurwara umugongo cyane, ariko nzi ko isaha y'Imana nigera umugongo uzakira. Ngira ikibazo cy'uburwayi, ariko Yesu ni mwiza. Niyo mpamvu rero ngabiteshima Imana ni ukuri ku bantu babashe guca kuri channel yanjye. Hari abaciyeho wenda bareba ubutumwa nagiye ntambutsa, cyangwa ikiganiro twagiye tugerana nagiye ntambutsa, ariko muri byose ndashima Imana. Hari nabonye batukanye, abo nabo ndabasabira umugisha, kuko burya umuntu atanga icyo afite, nta muntu utanga icyo adafite. Bijya bibaza ko umuntu yaza akishushanya ku rubuga, kandi wenda ugasanga wenda nakuze, ariko sinakuva kuko burya ubana n'umuntu bumuzi. Nta muntu watukana adafite ikibazo. Natanze nimero yanjye ya telefone, abantu umuntu wankenera yajya mpamagara, ariko buryo umuntu usanga uri umuntu ukagenda ukihindura amazina. Nuko ufite ikibazo ukwiye gusengerwa. Nukuri wanyegera nkagusengera Imana, kandi tugafatanya gusenga, kuko Imana igira neza izarushaho kukurengera. Imana nishimwe. Reka rero dusobanure ijambo hari muri njye numaze iminsi numva arimo kumfasha. Ndasaba amagambo ari muri Matayo ibice 5. Reka dusome hano ku murongo wa 44. Haravuga ngo ariko njyeho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, Imana nishimwe. Turongera none dusome nanone hakurya muri Matayo nanone ku murongo wa 6. Haravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Amen.
ngo hahirwe abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Imana nishimwe kandi Yesu agirira neza. Ni ukuri burya umuntu w'Imana, umukiranutsi w'Imana ajya ahora yifuza kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, ariko nubwo ufite inyota n'inzara byo gukiranuka, si uko abari ku ruhande rwawe bo bashaka gukiranuka bakurwanya muri uko gukiranuka kwawe, wavuga hari bakakugerageza. Ariko icyo umukristo Imana imushaka ni uko yagira inzara n'inyota, ugahora wumva muri ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ukumva wakora gukora ibyiza. Abantu benshi bakunda gukora ibyiza banga byabatandukanye n'abandi, akenshi bajya bagenda bahura nabyo, ukaba wavugisha umuntu ukumva wenda ijambo akubwiye si ryiza, ukaba wavuga ubutumwa bwe ntawe ufate neza, ariko ako siko kazi kacu. We komeza urugamba uriho, ushake gukiranuka imbere y'Imana, ukore wishimwa nabyo, kuko buri wese ku munsi w'amateka Imana izabaza buri wese uburyo ki yitwaye n'ibyo azaba yarakoze. Imana iduhane umugisha, kandi ijambo ry'Imana tubwiye ko tutagomba kwitura abanzi bacu. Nimba umuntu agututse akagutuka akakurenganya, umwana w'umuntu wabasha kuba wananirwa ukawumva wakwirwanira, ukawumva wakwivugira, ariko igihe cyawe Imana, kuko Imana irahari. Ashobora kuba ari umuvandimwe wawe, ashobora kuba ari umuturanyi wawe, ashobora kuba ari umuntu muri famiye, dore ko muri no minsi amafamiye yanahagurutse. Nanjye mu birwanya n'amafamiye arimo, ariko nzi ko Imana yo mu ijuru izancira urubanza rutari rwa kebera. Icyo Imana ishaka isaba gusa ni uko nkiranuka. Wowe unyumva muvandimwe, gerageza nawe gukiranuka imbere y'Imana, kuko buri wese aziturwa ibyo bashe gukora. Nimba uri mu murimo w'Imana uhagararemo neza, ubasha kuba ufite ikigeragezo runaka, ariko icyo kigeragezo cyitwaremo neza. Nanjye ndabasha kuba nageragezwa kucyitwaramo neza. Ni byiza cyane. Wenda sindondora nzategura ubuhamya nkabaha ubuhamya. Numvise ko ubuhamya mfite ubuhamya bwinshi bwazahembura abantu b'Imana bazabwumva. Nkeneye kuzatanga ubuhamya ku buryo rusange, kuko ndacyari muri bya bindi, cyangwa muri rya jambo ndavuze y'igitekerezo ko turi mu mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba kuba afite agaciro, ukagira agaciro ku mugambi Imana yagushyizemo, ukagira agaciro, wagira agaciro ukagahana mugenzi wawe, kuko Imana yakaguhaye. Nimba Imana yarampaye agaciro rero, ugomba kugahesha, nagahesha mugenzi wanjye, nawe ukagahesha mugenzi wawe. Ariko muri no minsi ya none ntabwo byoroshye, turi mu gihe cyane mu bene data, turi mu gihe cya nyuma abantu buri wese yikunze. Ushobora kuba nakunda ikintu, wewe wenda ntitucyumve kimwe, ukumva ko wenda hari tutagendanye, ariko ubundi birakwiriye ko n'ubundi buri wese agenda ukwe, kuko wahamagara n'ubundi nuko uzasubizwa imbere y'Imana. Ujya kumurika ibyiza warahamagara iburyo ki witwaye. Ni ukuri. Nubona Satani aguhagurukiye aciye mu miryango, nubona Satani ahagurutse aciye mu bitwa abakozi b'Imana bamwe na bamwe, nubona Satani aciye muri mwene so naho yahaca, kuko mwene so ntagakwanga, umukozi w'Imana ntiyakwanga, umugabo ntiyakwanga, umugore ntiyakwanga, umwana ntiyakwanga. Ariko iyo Satani yamaze guhaguruka, arahaguruka agaca aho ari hose, kuko no mu isahani Satani burya acamo, no mu gikombe Satani acamo bene data. Icyo nari nca muri iki gitondo rero kuri uno mwanya, ni uko ndi gushima Imana aho Imana yankuye. Nagiye geragezwa cyane, geragezwa ari umubiri urambabaza, geragezwa n'abambwira amagambo y'urucantege, geragezwa n'abandoze, ariko ibyo byose nzi ko Imana yo mu ijuru ni Imana, kandi Imana izi icyo tubitsemo, hari ikibana mbitsemo, hari n'icyo nayo Imana yakubitsemo. Komeza urwo rugamba rwawe ururwane neza. Ni ukuri, si ukuvuga ngo uzarwa mu mubiri uzakubabaza, umubiri urababara ku mubiri dufite n'uw'igihe gitoya. Imana nishimwe. Ni ukuri Yesu agira neza. Ndifuza ko Imana interamo umutima wo kubabarira, nkumva ko nimba umuntu angiriye nabi kuko atari wabikoze, ahubwo nawe nugirirwa nabi wumve ko ari Satani wabikoze. Imana rero tugirire neza, tukiri mu isi. Mu Kristo uhagarara neza, aho uri mu murimo uhagararemo neza, mu muhamagaro uhagararemo neza. Ntabwo bishatse ari kuva ko ni muri mu muhamagaro Imana itazakurwanya, ahubwo iyo winjiye muri Yesu cyane nibwo Satani arashobora kukurwanya. Ni winjiye mu masengesho cyane, Satani azagaya ibitero byinshi, kuko abona ko hari ahandi hantu ugeze. Ariko Imana yo mu ijuru dusenga ni Imana itari dagoni, ni Imana itari bayari, ni Imana ikora mu gihe cyayo. Bene data, mushikame aho uri, nimba urimo neza ugumemo, nubwo benshi bamwe batangiye kugenda babivangavanga. Birababaje nshuti bene data. Gusa icyo narije muri iki gitondo mvuga nuko narije nshima Imana, nayo maze igihe kinini ntavuga, atari ko numva ntabishaka, ko nkumva mbishaka kwicara nkumva biranze.
nkumva ijwi ryanjye ntabasha kuvuga. Ni ukuri Imana ibaha umugisha bene data, nshuti zanjye mubasha kunkurikira, Imana ibaha umugisha. Ndifuza ko abahamagaye muguma mu murimo, ndifuza uko data bahamagaye muguma mu murimo, mudaciwe n'intege n'ibibarwanya, mudaciwe n'amagambo, mudaciwe n'ababatuka, mudaciwe intege n'ababacunaguza, kuko Yesu Kristo we ari ku ngoma iteka. Tumwizere, ni ukuri azaturenge ntabwo azaduhana. Uwiteka tugirire neza, bifurije umugisha w'Imana. Abankurikiye mujye mukomeza mu nkurikire, nifuza komanteri rwose, n'uwo nguza agatukana we ndamusengera kandi nzamurambikaho ibiganza. Hari igihe umuntu ashaka kugutuka afata reka mucokoze numve, njyewe ntawe ucokoza kuko icyo nambize sinzakiruka, nubwo wandwanya gute sinzakureka kuko nawe si wowe. Yaba ari wowe nawe wamenya kwikontorora kuvuga ati se ko njyewe mpimba amazina buri munsi nkaba ngerageza kugenda ntuka ndetse n'ikibimariye, kandi bari ku ruhande rwawe ugasanga n'ibyo wakoze atari byiza. Ariko Imana ikurengera inshuti yanjye, ni ukuri waba urushye waba unaniwe, ariko umurengezi ni Yesu Kristo. Njye ntabwo nakurengera, ntabwo yabasha kukumarira, sibyo ko nagufasha gusenga gusa. Imana ikaba yakugirira neza. Uwiteka nashimwe, Uwiteka nahabwa icyubahiro. Ubwo rero ndabimvaga ari aho ngaho, ahubwo numvaga mbakumbuye inshuti zanjye, numvaga rwose ku rubuga hano kuri channel yanjye kuri Shiro Barakari ari mpakumbuye, numvaga nahavugira. Ariko nshimye Imana yo mu ijuru. Imana nishimwe kuko yangiriye neza, yandinze mu burwayi, yandushaga mu byandushyaga. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro. Turacyakomeza turi kumwe rero hamwe n'imbaraga Imana izakomeza impa, hamwe n'ubushake bw'Imana tuzakomeza tubana. Uwiteka naduhana umugisha. Shalom.